Ndabaramukije mwese abakunzi b'Urukundo Gatatu TV, muraho murakomeye. Ndaramukije abakunzi banjye baba mu bihugu bitandukanye. Ndaramukije abantu baba mu bihugu bya Amerika, Australia, Canada, Swede, mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya, Mozambique, mu Bugande, abantu bose ba mu bihugu bitandukanye. Uwiteka Imana n'abagiye neza, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi nzanywe no kubasigurira inzozi nkeya. Nibyo binzanye. Mbere yuko ndibasigurira inzozi nkeya, turamanza tuganire ngewe namwe. Nipfuza kubaganiriza, umwuka wera yanshizemwo kubaganiriza, tuganire nk'abantu barimwo baraja mu ijuru, abakristo barimwo baraja mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Ndakunda kureba amantuzenye amamuvi y'abakristo, sinzi ko namwe mukunda kuyareba. Amamuvi y'abakristo hari ibintu byinshi nigamwo biranyigisha cyane, kandi ndagirwa n'umuntu umwuka wera agaca nza ko iyo ndiko ndareba izo filime z'intuza za gikristo. Hariho ikintu nabonye mu mafilime ya gikristo, hariho ibyo nabonye, hariho abantu usanga bakinye bari abadayimoni, hariho n'abandi usanga barakinye ari abakristo. Mu bisanzwe, mu buzima busanzwe hari abadayimoni bahiga abakristo, ibyo turabizi. No mu mafilime bakinamwo abadayimoni, hakaba hakinwa n'abandi n'abakristo. Sinzi ko namwe muhora mubibona. Hari ikintu nabonye ku bantu bakinye cyangwa se bakina ari abadayimoni. Ndababona bisize ibintu ku munwa, ndababona bishize ko imishatsi itari yabo, ndababona bishize ko inzara zitari zabo kandi ndende ziteye ubwoba, ugasanga n'ukuntu basa kweri n'abadayimoni. Namwe bakristo murabona cyangwa se murareba izo video, muri mwebwe murareba izo filime, muriko muritegereza izo filime, mukabona abadayimoni ukuntu baba basa. Bene data, nta kintu mwiga, nta nyigisho mukuramwo ku bintu bijanye n'abakristo. Mu nzozi z'iwanjye narabonye umugore yambaye ibishatsi byinshi, yisize ibintu bitukura ku munwa, yambaye n'amaherena, mbese umugore nyene, kandi ryari dayimoni naribonye. Harashize igihe ndasubira kandi mbona umugabo w'idayimoni yisize ibintu bitukura ku munwa. Bene data, tugiye tukareba ibyo bintu abadayimoni babisize, babyisize kweri, ukabyitegereza, burya nta kintu c'inyigisho ukuramwo. Ngewe ico nkuramwo niki, kandi n'uyu munsi umwuka wera yansanze anyigisha kubijanye n'ibyo. Rero ndareba abadayimoni ibintu bisiga, ndiko ndavuga amamuvi, amafilime, kandi nibyo nabonye mu nzozi z'iwanjye uko bameze. Mbonye ukuntu abadayimoni ibyo bisiga, mbese mu bisanzwe nsubiye inyuma gatoya, nk'abantu bapfumu murakunda kurana n'amafilime. Hari abantu bakunda amafilime, abapfumu ukuntu usanga babasize ibintu. Rero tugiye kwifata tukaja mu mwuka kabisa,
ndani mu mwuka, tubona ko ibyo bintu byo kwisiga bidakwiriye umuntu w'umukristo, kubera ko nasanze abadayimoni babyisiga, ikindi n'abapfumu barabyisiga, ikindi hariho iminsi mikuru ihora iba bitwa ngo ni Halloween, usanga bambaye ibintu ino bisize, mbere bambaye n'imishatsi itari yabo y'amarangi, bafite n'intuzenye n'inzara zabo. Nge ndareba burya mwene data, wewe uri murumviriza ino video, nukuri ugiye kubireba, umukristo ntago aba akwiye kwishaho ikintu na kimwe, kuko ugiye kwishaho ibyo bintu uca usa na babandi. Sinzi ko muri ko muranyumva, cyangwa se sinzi ko ndikunda sigura ibyumvikana, mu bisanzwe turebye bijya byo byintuze byo kwisiga ibikamaherena, ibyo ni iby'abadayimoni, ntago bikwiriye, ntago bikwiriye ko umuntu yitwa ko ari umukristo abyishirako. Umukristo ntago aba akwiye kubyishirako, kuko maze kubireba neza, abadayimoni barabikoresha, nibyo bisiga, barabyisiga. Ibyo bintu byose muri ko murakoresha byavuye ikuzimu. Ibyo bintu by'ibinuze byo kwisiga mu maso, ibyo bishatsi, ibyo bihereni, ibyo biki byose byavuye ikuzimu, kuko ikuzimu nibyo bakoresha. Nukuri mwene data, sinzi ko uri kuranyumviza cyangwa sinzi ko watoyemo ikintu. Rero nk'umuntu w'umukristo agiye kwihindura nka kurya abadayimoni bigira, burya koko wumva koko kweri uba ukitwa umukristo, cyangwa se mu buryo bwo mu mwuka uba wahindutse ikindi kintu, mu buryo bwo mu mwuka uba wahindutse ikindi kintu. Reka ndakubwije ukuri, ugiye mu nzozi ukarota ikintu kisize ibintu kiriko kirakwirukaho, wafata amasengesho yo kwiriza ubaza Imana ni kubera iki warose biriya bintu. Rero umuntu amaze kwisiga ibyo bintu, mu mwuka aba yabaye uwundi muntu, kuko aba yahindutse, aba yabaye uwundi muntu. Ikindi, ubirose ukarota umeze uko nguko, waba ari umwanda nyine uba ukuriho, ukumbure ukarabe ubyikureho n'ukuri pe. Ndakubwije ukuri mwene data, ndazi neza ko mu ijuru bigoye kuzajamwo, kuko benshi muri twebwe baracakunda iby'isi, baracakunda mbese Satani aguma azamura ibintu abereka nta kibazo uzaja mu ijuru, nta kibazo. Ariko ndakubwije ukuri mwene data, ibyo bintu bikurishirako ni iby'abadayimoni bishirako. Rero wewe wishirako ibyo uzi ko n'umudayimoni abyishirako, wambara ibyo uzi ko n'umudayimoni abikora. Ibyo ngibyo nibyo kandi ndakubwije ukuri kuraryana. Ariko ndasabye nukuri umwuka wera, niba ufite ko kumwuka wera, ukaba ufite umwuka wera muri wewe, azakubwira ibindi, cyangwa se akubwire n'ibisumbije ibingibi kabisa. Tugiye kubireba, ibintu byo kwisiga n'iby'ikuzimu ni Satani yabizanye, kuko nta mumarayika azaza kukubonekera yisize ibyo bintu yambaye amaherena, ntibibaho. Ngewe ibyo nashaka kubaganiza byari ibyo ngibyo. Reka mbandanye kuntuza ku isiguro y'inzozi. Uyu munsi ngiye gusigura ibintu bigera kuri 3-4. Ntangire ku kintu cya mbere. Urazi zijya wese za kizungu, ziriya wese za kizungu
ziriya wese imeze nk'isahani. Iyo rero iyo uyirose ukarota yanduye iri kw'imyanda, yuzuye imyanda, umenya ko ijya wese igeranya umutima w'umuntu, kuko imeze nk'isahani. Izijya wese ni isahani, zimeze nk'isahani, zigeranwa umutima w'umuntu, bivuga umutima w'umuntu. Iyo ugize iki, iyo harimo imyanda rero, nawe urabyumva, ntabwo narinda kwivuga, aba ari umutima wawe uba wanduye, ukumbura kwihana. Ikindi ngiye gusiguraho, urose wambaye ubusa kabisa, ukarota wambaye ubusa ata kintu wambaye, umenya ko atagakiza, nta naka uba ufite. Wambaye ubusa urimo uragenda mu muhanda, nta naka uba ufite. Ikindi, urose wambaye akamini, ijipo y'akamini, icyo bisigura ko agakiza kawe kadakwiye. Nta gakiza gakwiye uba ufite muri wewe. Niyo mpamvu umukristo akwiye kwambara akikwiza, kuko wambaye agace mu buryo bwo mu mwuka, gakiza wapi? Ntigakwiye. Ijipo ntoya nibyo bisigura nta gakiza uba ufite gakwiye. Haleluya. Nkabanje gusigura ikabutura, basore n'abagabo. Ikabutura, musinze mukota mwambaye ikabutura, mumenya ko atagakiza gakwema mufite. Nge ndiko ndabwira abakristo, ndiko ndibwirira abantu b'abakristo, aha. Ikindi, urose wambaye hejuru gusa, hasi hagaragara, umenya ko atagakiza gakwiye ufite. Urose ufite ibidiredi mu mutwe, ugacurota mbese wambaye umwenda haruguru, hasi atabyo ufite, umenya ko yewe nta gakiza n'ukuri, nta gakiza ufite gakwiye. Yesu nashimwe. Yemwe muranyumva? Yesu we. Bene data nshuti z'umusaraba, ibyo nashaka kubasigura n'ibyo ngibyo. Umwuka wera niyanshiramo ibindi nzabibabwira. Mubonye ata video nshize, kubwo umwuka wera ntagiba yabimbwiye, ntagiba yabishizemwo kugira ngo ndebabwire. Gusa niduharanire ubwami bw'Imana n'ukugororoka. Duharanire ubwami bw'Imana n'ukugororoka, kuko benshi muri twebwe bibereye mu isi, benshi muri twebwe bari mu isi, benshi muri twebwe mbese ntibashaka kuyivamwo. Icyo nshatse kuvuga ngo ikimvuze ati bari mu isi, ni babandi bavuga ko ari abakristo ariko bakibereye mu isi, mu by'isi, ntabwo bashaka guheba iby'isi. Rero bene data, nimuze twihane, tumaramaze, kuko iwacu turimo turaje, iwacu turi kuja n'ukuri. Nta muntu azakwinjira yambaye akamini, ndakubwije ukuri. Iyo ngiyo nta muntu azakwinjira yarihinduye do, ndakubwiza ukuri. Uzi ko wihinduye mwene data, utabiretse ibyo ngibyo, utabiretse uri muri isiga do, nta juru nutabiheba ibyo, nta juru. Nkakubwiza ukuri, wambara akantu kabanye ba Kristo. Nimba uzi kuri umukristo ukaba wambara akantu kabanye, ndakubwiza ukuri. Uko n'ukuri kandi ndasaba uzusaba umwuka wera kugira ngo aze akwereka cyangwa se agusobanurira. Mbese cyangwa se
umuze mufata amasengesho musenga mwiyiriza mubaza Imana. Umukristo arimwo araja mu ijuru akwiye kuba ameze gute, akwiye kuba asa gute? Yesu azakubwira cyangwa se azazana inzozi akubwira uko biba bikwiye komera. Iyo umuntu afite bijya bishatsi biri fake, bijya bitari byawe, bijya bisuko mu mwuka n'inzoka umuntu aba yikoreye. Mu mwuka n'inzoka. Rero mwene data ndababwije ukuri, ahubwo nimba uzi ko ushaka kuja mu ijuru, ngewe ndazi neza ko muzanyanga, ndazi neza ko inyigisho zanjye mutazikunda kubera ko mudashaka ukuri, mushaka abantu bababesha, ntago mushaka ukuri rwose. Ariko ndakubwiza ukuri pe, ndakubwiza ukuri. Nimba uzi ko wambara ishati hano hejuru hakaboneka amabere, ukazamura igice c'amabere kikaja hejuru, abagabo bakaza babona amabere yawe, witwa kuri umukristo, ndakubwije ukuri ijuru ukazarijamo. Nutihana ngo uzufuka amabere yawe ntihagire abagabo baza bayabona, cyo ntuzaze uyanikira hanze. Ndakubwije ukuri nta juru ry'abambaye ubusa rihari. Uko n'ukuri ndakubwije. Dukwiye kumenya ko turi abakristo, dukwiye kumenya ko turimo turaja mu ijuru, dukwiye kumenya ko n'uwaduhamagaye kandi uri yapfuye agapfira ku musaraba kubera twebwe. Abambaye ubusa ntibajayo. Nkaba nshaka kubwira mwene data, wewe uzi ko wambara akantu kagira nga rwose akajipo gatoya amaguru akagenda hanze, ndakubwiza ukuri, ayo maguru werekana mwene data we, nta juru uzajanamwo keretse wihanya ukaza wambara ukikwiza. Abandi nabo utuyunguruzo muza mwamba bene data, uguze ijipo ndende agura ifite ikiyunguruzo nako akayunguruzo, ugasanga imwende yambaye munsi uraboneka. Ndakubwije ukuri, nimba uza wambara ubuyunguruzo, ndakubwije ukuri ukavuga kuri umukristo, kumbura wihane umaramaze, naho ubundi hariya ntuzajayo. Uko nukwinda kubwije mwene data, ushaka ubabare cyangwa untuke, ushaka unuka, ariko ndakubwiza ukuri kuraryana, ariko kuguma rukuri. Nkaba nshaka kubwira abakobwa bambara udukabutura bakitwa karaba Kristo. Wa mukobwa wambara agakabutura ukavuga kuri umukristo, ndakubwije ukavuga ngo uri kwaja mu ijuru, yewe ijuru usezere kiretse utaye agakabutura kaza wambara ibintu bikwiye. Nukuri pe, nukuri nimuze tube abakristo benyewe. Nkaba nshatse kubwira abasore, mwabasore mugenda mukimwesha mpohoke, mugashamwa amarangi mu mitwe, mukagenda mukihindura mukafata intuze nyamaso mu maso hanyu mugasiga bya mukorogo, mukihindura muri abagabo, yewe mukambara utuntu tw'uducupa tubafashe, mukambara utuntu mbese tutabakwiriye, iyo mapato yanyu mugashikana hano hasi. Ndakubwije ukuri, nimba uzi kuri umusore cyangwa uri umugabo uzi ko ushaka kuja mu ijuru, kumbura utangire kwambara wikwize, kumbura wambare wikwize. Naho ubundi nta muntu azaja mu ijuru yambaye akantu zenye akabana cyangwa se ipato yishikanye hepfo. Kandi ndakubwire rero, nta n'umuntu azaja mu ijuru afite amadredi mu mutwe, kuko mu ijuru nta madredi azinjirayo. Uko nukwinda kubwije abasore mwitoboza amatwi, dore ndabwije ukuri, namwe mwakobwa mwitoboza amatwi. Mwijuru nta bwibone buriyo, nimugire iki, nimuze dukizwe, tube abakristo benyewe, nimuze dukizwe kabisa, tube abakristo benyewe. Haleluya. Bariya nyine
mbese twiyange niko ijambo ritubwira, twiyange. Nimba uzi kuri kuraja mu ijuru ni wiyange, kuko ugifite umunoho, ugifite irari ry'iby'isi, ndakubwije uko ntaje ufite. Niba ukibona umuntu yituguje ati nanjye ndumva ashaka kwitukuza, dore mwene data, baba keretse wihanye. Nimba ubona umuntu yambaye ikintu ino ngo mbona kimubere nanjye ndipfuza kugishaho, yewe uko kwipfuza nyine ubu byifujije kandi ubikoze, ndakubwije ukuri, nimwihane, nimuze twibere abakristo, tube abakristo, tumenye iyo turiko turaja. Iyo turiko turaja nta nzara zitari zacu zizajayo, nta rangi rizajayo. Umbese muri rusange umuntu yihinduye nta juru keretse yihanye. Keretse yihanye, umuntu yihinduye nta juru keretse yihanye. Haleluya. Yesu Kristo nabaho umugisha kandi abagire neza. Ndazi neza ko abantu mudakunda zino nyigisho ndabahereza, ariko murambabarira, ndakubwiza ukuri mwene data, ndakubwiza ukuri. Uyu munsi ntago nashatse kwigisha uku nukuganira ngewe namwe, nukuganira kandi nukuganira mu bisanzwe. Yesu abaho umugisha.